nongere kubasuhuza twifuza umunsi mwiza. Uyu munsi turi ku munsi wo kuwa mbere, reka mbasuhuze twifuza rero kugubwa neza, amahoro y'Imana n'abari namwe. Tugarutse nanone muri wa mwanya wo kwiza cyangwa ibibazo, nshimira abantu mwese mwasubije ibibazo nari nababajije. Ndabashimiye, mwakoze neza cyane. Uyu munsi nanone mfite ibindi bibazo bitatu nifuza kubaza. Ni ikihe gihe uba wumva mu buzima bwawe wumva wagakwiriye kuba ufitemo telefone? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, ese ari umubyeyi w'umupapa n'umubyeyi w'umumama, nuhe mubyeyi wumva wakabaye hafi yawe cyane? Uri umukobwa cyangwa uri umuhungu? Uraza kumbwira. Nuhe mubyeyi wumva wakabaye hafi yawe cyane? Ikibazo cya gatatu, ese uramutse ufite boyfriend uri umurokore akagutegeka yuko, cyangwa girlfriend akagutegeka yuko kugira ngo mukundane cyangwa mubane ari uko ugomba kureka kuba umurokore, wareka kuba umurokore ugakurikira boyfriend, cyangwa wakomeza inzira y'ikirokore ugagira ute ukaba wareka boyfriend? Icyo ni ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya kane kirabaza, ese ndabutse nkubwiye ngo ngandira subscribe wayikanda cyangwa kuyikanda ari ikibazo birakugora? Ni ibibazo bine nifuza kubaza, muze kubitsinda muri comment, ndabategereje. Kuko mubizi amazina ni yayanjye, niyo Munderike cyangwa Pastor Nzaho yankuye kakazina mujya mukunda kunyita bamwe na bamwe. Ndashaka share zanyu, comment, like ni ingenzi. Murabizi ko ubu ngubu n'abari mu papa ndabakeneye cyane kugira ngo channel yanjye izamuke. Murabona ko ndi mu rugendo rwo kuyitangiza, ariko ndagira kuzamuka. Mumbabarire rero, mwandike subscribe, share, like, comment, ibindi biganiro